Reka ngushimire cyane wowe ukomeje kubana nanjye kubera yuko namaze kubona ko hari abantu benshi bagirirwa akamaro n'ibiganiro ntanga. Nanone amazina yanjye nitwa Benjamin Nkiko, nkaba ntanga inama ku bintu bigendanye no kuzamura ubukungu bwawe, iwawe, mu rugo rwawe, muri bizinesi yawe. Hanyuma nkaba nanatanga ubufasha ku muntu ushobora gushaka gukora investissement, ushobora kuba akeneye kwerimina debt, n'abantu ndetse bashaka part time jobs mu bintu bya finance. Dushobora kuba traininga tukabigisha, hanyuma bagashaka license bakabasha gufasha abandi. Ntabwo nshobora kubyikorana jyenyine, so we need people, dukeneye abantu. Mbere rero yuko kugira ngo ntabatindire uyu munsi, ibyo ndi bubabwire ntabwo ndi bubatindire. Ndakubwira ibintu by'ingenzi mbona muri kominote yacu, ari hano cyangwa se aho duturuka, mu bihugu duturukamo muri Afurika, bituma tutabasha gutera imbere. Nabishyize mu ngingo nk'enye cyangwa eshanu, ariko nagira n'ibindi bitekerezo biza ndagerageza kubisangira namwe. Okay, so ikintu cya mbere rero mbona, ibintu byose bitangirira ahantu, uko tuvuka n'umuco dukuriramo. Ikintu cya mbere, twigishijwe kandi dutozwa gukorera abandi. Aho bituruka mu ki? Bituruka yuko batubwira ngo nimwige, mube abahanga, mube aba mbere mu ishuri, nimurangiza mugende mushaka akazi, ari ukorera leta, ari ukorera abashinze akazi, tukagenda tukajya gusaba akazi. Ntabwo twigishwa gukereya akazi, twigishwa gusaba akazi. Icyo ni ikintu rero gikomeye cyane, kuko n'abatwigisha gusaba akazi nabo baba barigishijwe gusaba akazi, ntabwo rero bazi uburyo bwo gukereya akazi. Abantu bakereya akazi abenshi usanga ari abantu, nimureba abantu benshi bagiye baba successful, ni abantu bashobora kuba baracikije amashuri, ubuzima bwabo bukabigisha guhanga umurimo kugira ngo babashe kwizamura mu bukene babaga barimo. Byaba ari uko inzara yabaga ibukubise inshuro, cyangwa se ari uko bazi gukora cyane, ariko abo bantu baba ari bake cyane. Baba ari bake cyane. Nko muri Amerika 5% nibo bigaragara yuko bo barya imitsi n'amafaranga ya 95%. 95% batozwa kwiga bagakorera abandi, bajya gukoropa, bajya mu kazi muri ofisi, ariko baba bafite abandi bantu bake cyane bakorera. So bigenda bite rero? Byaba mu bihe byiza, byaba mu bihe bibi by'ubukungu, ba bantu 5% barakomeza bagakira cyane, abakena barakomeza bagakena cyane, kuko ntabwo ushobora kurya kurusha shobuja, kuko niwe uba ukugenera ibyo ugomba gufata. Singira ngo ibyo kintu kirumvikana. So rero uyu mwaka wa 2024, gerageza kureyariza ko uri gukorera abantu, ubashe kwibwira uvuge ngo ndi gukorera aba bantu kugeza igihe kingana iki. Ese umunsi nzaba nahagaritse kubakorera nzatungwa n'iki? Bizagenda bite ko nta kintu ngewe nikoreye? Njye nzakora iki gishobora gutuma mbasha gutunga umuryango wanjye nzaba nahagaritse gukora? Ibyo rero nibyo ngiye kukubwira mu ngingo ikurikiraho, mu ngingo zikurikiraho. Okay, so ikindi cya kabiri, please tureke kugura ibintu biciriritse cyane. Ibintu biciriritse cyane biba byarakozwe nyine, ibintu by'ishinwa, nabyita ibintu by'ishinwa, biba nyine bikozwe n'abo ba 5% bashaka ko tubaha amafaranga yacu, twarangiza ibyo baduhaye bya feke bigashira, tukongera tukabasubiza andi mafaranga. Ushobora kwimagina kugura urukweto rw'uruhu, undi akagura urukweto rwa simirikwire, niko turwita, ariko akajya agura urukweto rwa simirikwire buri mezi 5. Uwaguze urukweto rumwe akarugura umwaka. Ushobora wenda gukora rigima ukavuga ngo ruba ruhendutse, ngo ruriya ruba ruhenze, ariko hagomba no kuzamo stress zo gushaka n'ayo mafaranga yo kugura rwa rukweto rundi ruciriritse. Okay, n'umwanya n'igihe n'ahantu. Donc ibyo byose ni ibintu umuntu agomba kwitaho. Ese icyo gihe uragifite? So reka kugura junk z'aba bantu baba bakize. Icya gatatu, niba ukunda company
wagombye kuyigiramo imigabane kuruta uko uyigiramo amafaranga yawe bakayatwara. Ndaguha urugero, reka tuvuge yuko ukunda kujya guhahira muri Walmart. Aho kugira ngo ujya muri Walmart buri munsi, kuki utagura ahubwo imigabane ya Walmart? Niba ukunda kwambara inkweto za Nike, inkweto ziciriritse nziza ni amadolari 150, ariko umugabane wa Nike ushobora kuba ugeze nko ku 120 gutyo. Reka ndebe, ntabwo ari menshi. Nike uyu munsi uko tuvuga ni 103. Imagine uguze urukweto rwa Nike rw'amadolari 150, ariko umuntu yakugira inama ati waguze umugabane ukaba umunyamugabane muri Nike ugatanga amadolari 103, umutwe wawe ukagira ngo donc tukibwira ko hari urwango bagufitiye bari kukugira iyo nama. Ariko nkubwiye ni ngwino tujye kureba urukweto rwiza hano, ukamanuka tugahita tugenda. So niba ukunda Nike, niba ugura iPhone igura 1,200, 300 bitewe niyo turi kuvuga. Umugabane wa Apple umwe ugura 190. Ni ukuvuga ngo iPhone imwe ishobora kugura imigabane 10 ya iPhone. Noneho reka nze nkwereke kaca akantu k'ibanga. Ushobora kugura telefone ya iPhone ukayigura mu mwaka umwe ikaba irapfuye, ndetse hari n'abantu bagura iPhone imwe buri mwaka. Ni ukuvuga ngo buri mwaka kuko Apple igenda isohora telefone, hari abantu bagenda bagura telefone rimwe mu mwaka. Ayo ni amadolari 1,200 na 300. Ese uramutse ugura umugabane wa Apple buri reka dufate kiriya 200 tukigabanyemo imezi 12, buri fractional share, niba udashobora kwafodinga umugabane w'190 ukagura ibice by'umugabane, birashoboka. Ntabwo ari ngombwa kugira amadolari 190 kugira ngo ugure umugabane wuzuye. Ushobora kugura ibice by'umugabane, babyita fractional share. Ni ukuvuga ngo niba ufite 100 rya buri kwezi, ukarigura nyine ibice bya share, okay, ukabigura ibice bya share bya Apple, aho kugira ngo utunge telefoni ishwanyuka, kuki ahubwo wowe utaba umunyamugabane wa Apple. Noneho ziriya nyungu bakura muri bariya bantu twavuze basesagura bajya kuhagura, ahubwo nawe bakajya bakugarurira a return on investment. Ubwo urumva mu myaka 10 amafaranga waba ufite muri Apple, mu myaka 20, mu myaka 30. So tugomba rero guhumuka tukareba ibintu mu buryo bwagutse, kubera ko ku ishuri ntibabitwigisha, nta nubwo ejo bazabyigisha abana bacu. Okay, so ni wowe nanjye tugomba guhugurana. So ibyo rero ndi kukubwira ni ibintu abantu bakize kera bakora, ntago amafaranga yabo bajya kuyasesagura bayagura inkweto, bayagura imyenda, barabanza bakubaka ubukire, noneho barangiza nta nubwo iyo myenda baba bakiyikeneye kuko baba barakuze batari ibintu basonzeye. Ariko twebwe usanga abakene bashakira success mu kwambara neza, arinda asaza acyambara neza, arinda asaza agita amafaranga mu kumva ko ari bien présenté, kandi nta muntu ureba valeur y'imyenda atabanje kumva valeur yo mu mutwe. Uramutse ubwiye umuntu ngo ugiye ngura inkweto z'amadolari 150, undi akubwira ati jyewe ngura umugabane w'amadolari 150 buri kwezi, ninde muntu wumva ufite mu mutwe habara? Okay, so ibyo rero ni ibintu ugomba kugira gutekerezaho. Niba ujya muri Walgreens ukaba ukunda produits zawe, ukavuga uti jyewe nkunda Walgreens kurusha uko nkunda ya farumasi yindi yitwa guki, hari indi farumasi ziba zegeranye wagera na cousins, gura umugabane muri Walgreens, gura umugabane muri Home Depot, gura umugabane muri Lowe's, aho kugira ngo ufate credit cards yo kugurayo intebe, yo kugurayo amategura n'amabati, ahubwo wowe invest samo ubu mu shareholders niba ushaka kugiye kwiteza imbere. Kuko iyo ufashe ikintu bakaguca amafaranga, ayo mafaranga bagusohotsemo aba agiye kubateza imbere.
ariko iyo uguzemo umugabane ukaba umunyamugabane, amafaranga y'abandi bazakungukira nawe akakugarukira akaza no mu yawe. Aha. So ibyo rero ni icya kane. Icya kane ari nacyo uribuka ko nababwiye ko ngiye nkora n'abantu b'investisa a long term, abantu bagifite igihe cyo donc generation generation ikiri ikorera amafaranga ariko igifite n'igihe cyo kuinvestisa kugira ngo tuzagere muri retirement bafite imyaka donc bafite imyaka 10, 20, 30 yo kuinvestisa kugeza igihe bageze muri retirement. Please, 10% by'umushahara wawe byagombye kuba investi. Nimvuga kuba kwiteganyirizwa, ntago mvuga gushyira muri banki. Hari umuntu ejo bundi twari kumwe ari kubwira undi mugenzi we ngo umushoferi ngo ugiye ngo amafaranga ya stocking muri banki ngo buri munsi mu gitondo ndebaho kugira ngo ndebe ko umugore wanjye atanakozeho n'urumiyo. Ngaho nyumvira. Ariko kugira ngo uwo muntu uzanamubwira uti nyabuna iryo ni ikosa, yakwemera ukamukubita urushyi kwitama, ariko ntago yashoboraga gukumva. So kubera iki? Kubera ya education abantu bakuranye. Umuntu rero ushaka guhinduka ntago umwinginga, uramubwira agahita arita mu gutwi akabyumva. Ndaza kukwereka urugero mu kanya gato cyane ntatinze icyo bishatse kuvuga. So 10% bya income kuri buri paycheck yawe byagombye kujya muri investment. Ibyo nabibwiwe n'umusaza nkigera hano hashize imyaka 15, arambwira ati Ben, niyo wakorera amadolari 100, 10 rigomba kujya kure. Ubwo 10% nukorera 1000 nawe urabyumva, nukorera 1010 nawe urabyumva, nukorera 100 nawe urabyumva. Mugiye kubona tax return zanyu zaje zigaruke. Niyo mpamvu ziri return, amafaranga mwatanze muri tax na ayanyu, ntago ari leta ibaha amafaranga na ayanyu. Ariya mafaranga nyabona mbere yuko ugura iyo modoka, mbere yuko ubu mwamaze kuyapangira kuruta uko dupangira gahunda y'umunsi, turayategereje kugira ngo tuyakoreshe, tuya blowing up. Fatamo 10% byayo uyohereze muri ya IRA, ya individual retirement account, yohereze muri Roth IRA, yohereze muri individual account, yohereze muri 529 ni account za education z'abana bacu, yohereze. Donc hari ahantu henshi ushobora kuyinvestisa akakugirira akamaro, kubera ko ari after tax money. Wijya kuyagura televiziyo, wijya kuyagura ibintu mu by'ukuri bishanguka bitongera agaciro. Banza wihembe, yakoremo wihembe, ubundi ubone gutanga asigaye. Sinzi n'ibyo kintu cyumvikana. Okay? IRA ndazifungura, Roth IRA ndazifungurira abantu batagize, ariko ayo mafaranga ntiyagombye no kuguma muri banki. Okay? Ayo mafaranga ntagume muri banki mwababyeyi. Iyo ugiye muri banki amafaranga yawe, narabikoze muri video y'ejo bundi yatambutse uburyo banki zikoresha amafaranga yacu, nabonye na feedback nziza. Nimuyashyirayo azagenda bayakoreshe muri buriya buryo. So rero wahamagara nta nubwo ari company nyinshi wagira zifite amateka mazima, zirahari nyinshi, ariko kugira ngo ubone access ugomba kubona umu representative. Either uzahamagara kuri telefone bakubwira umuntu mutaziranye cyangwa computer, cyangwa se ukamamagara agiyewe nkaza nkagufasha. Nkeneye nago ha email yanjye kuri YouTube, cyangwa se nimero yanjye ya telefone nayo iriho, ubundi nkagufasha. Okay? So ni ikintu rero ugomba kwitabira, cyane cyane ku bantu noneho batakaye. IRS yatanze chance yo kugira ngo abo bantu catching up. Muri 2024 niba ntibeshye neza, maximum ya contribution ushobora gukora kuri IRA ni 7,000. Ku muntu ufite imyaka 50 ukazamura babigize 8,000. Reka nkubwire, ugabanyije ni amadolari 19 n'amasensi nka 90, nakoze mate kare nsanga ni amadolari 19 n'amasensi 80 na gabanya 12 19 mu kwezi gabanye 30 ni amadolari 19 n'amasensi 85 buri munsi.
ayo mafaranga ugiye uyemvestisa, reka nze ndebe, yaguha amafaranga menshi kuko imagine uyakoze buri munsi, buri kwezi, buri mwaka, buri myaka 5, imyaka 10, uri kumva amafaranga waba ufite. Let's say ku myaka, niba bavuga ko 2024 the maximum ari 7,000, reka tuvuge ufite imyaka 30. Let me see here. Let me share. Okay, this is your retirement calculator. Let me share. I'm gonna go ahead and share this with you. Noneho tubanze kurebera hamwe uko ibintu bimeze. Okay, let me share. Okay, so iyi ni ya calculatrice nababwiye mushobora gukura online. So ino calculatrice irabereka uramutse ufite imyaka 30 ukazasaza ukazaritanga kuri 67, expectation yawe. Hari abantu benshi cyane bakorera 70,000 by'amadolari muri Amerika, bakiri abajene cyane bakirangiza college, bameze ndetse baranayarenze, kuko average salary muri Amerika ni 55 gutyo, bitewe na career field. Ariko uramutse wemvestishije ariya mafaranga nakubwiye 19,85 buri munsi, ubwo ni peu près 595 buri kwezi, ku myaka 67 waba ufite 2,000,000 n'amadolari 462 s'il vous plaît, mu myaka 30 gusa. Ni ukuvuga iki? Urarangije uri gukora side hustle cyangwa se nta na side hustle, ariko ukalimita dépenses zawe, ukajya niba ukorera ufite sheke 4,000 buri kwezi, wowe ukadedicatinga amadolari 500 kujya muri investment yawe, mu myaka 30 iri imbere waba ufite 2,200,000 ya okay, kandi nuza balance yawe waba wakoresheje ntabwo ari menshi aza muri compound interest, zigenda ziba reinvest, dividends, kandi uko amafaranga agenda aba menshi na dividends zigenda ziyongera, zikongera zikaba reinvest, amafaranga yawe akagenda yongera. Ibyo muri banki ntago bihaba. Ayo washyize muri banki ntiyaguma muri banki na nyuma y'imyaka 30, kuko baguha 0.025%. Okay, so icyo kintu rero ndagira ngo mukiteho. Okay, so ikindi, niba ushaka no kugera ku nzozi zawe vuba, the Roth IRA, here's another better one. Navugaga ibya Roth IRA, ndakanze noneho nkore précisément Roth IRA. Igaragaza amafa principal nenuza ne hano. Okay, yeah, so here it is. Share. Okay, so utangiriye kuri balance ya 0, contribution y'umwaka ni 7,000, return on investment ni 10,000. Okay, so 10,000 byagombye kuguha amadolari 10, 10%, aranazamuka kanamanuka of course, kuko market fluctuates, so ibyo bigenda bihinduka, ariko iyo ni average return on investment. Ukaba ufite imyaka 30 yuko investisamo, retirement age bari 62 to 65, 67 is the maximum. Hanyuma rero bitewe na income yawe, tax break nasuminze ko waba uri muri 22, kubera yuko again hari umushahara uri gukorera wibanze. Urebe kuri tax break, niba mushaka ko nzabibaganirizaho nabyo nabikora, ariko reba iriya resulta ukuntu itangaje. Roth IRA 1,897 n'amadolari 171. Principale yawe yonyine ni 245,000. Interest ni 1,659,171. Reka dukore reverse engineering. Oh, by the way, do you know the beauty? Kuko yari Roth IRA bivuze amafaranga uba ukontribuwa uba waramaze kuyatangaho tax, IRS ntago yongera kuyataxa. Niyo mpamvu iyo uri kuvuga ngo mfite ngo retirement ku kazi, amafaranga ku kazi baguca aba ari aya mbere ya tax. Utanga tax uyu munsi, wazanamara kuri taringa nabwo bakongera bakayataxa. Okay, kuko biragaragara nk'uyu munsi uramutse ufite taxable account itari Roth IRA,
waba ufiteho almost the same amount of money, contribution yawe yaba ari 245, ariko bakazayatakisa. Urumva interest doesn't get taxed, ariko amafaranga yawe principal bayatakisa. Aho rero ni ikibazo. So ni dore uburyo niwo schedule iba imeze. Okay, uratangira buri mwaka ugenda ushyiramo amafaranga, agenda growing, donc agenda growing, na interest ziba reinvested. That's where things come from. Kugira ngo rero ugire indoto zawe zibe inzozi, mu by'ukuri ugomba kwinvestisa amafaranga yawe ukayashyira muri investment company, apana muri bank. Kugira ngo rero wihutishe umugambi wa retirement, marry someone, uhure n'umuntu ufite ambisiyo zimeze nk'izawe. Kubera ko akenshi twebwe muri Afurika dufite ibintu bigaragaza yuko umuco wacu tubwira umugore adepanda ku mugabo, umugore adepanda ku mugabo. Ibyo bintu biri kugenda bicika. Abagore nabo batweretse ko basigaye bakorera amafaranga nk'abagabo, ndetse bamwe bari na smart kuturusha. Rero iyo uramutse ugize amahirwe ugasanga uwo muntu arabyumva, ndetse yagutanze no kubyumva, niba ndi kubwira abagabo bagenzi banjye, uwo muntu ntuzamure kure, ni ingenzi, kuko muhuza goals. Nimudakorana uzashaka nyiramwiza wanjye aje noneho kudepletinga no kumaramo twa tundi twabaye saved, donc aho kugira ngo agufashe kugera ku ndoto zawe, no kujya ahubwo zigaslowinga down. Iyo rero muhuje muri babiri, abikoze nawe ukabikora, agafata rough iron nk'uko nabivuze, nawe ugafata indi, ya miliyoni na 500 twabonaga zivamo 200 mwembi, ugahita usanga mugeze ku nzozi zanyu, kuri objective zanyu bitabagoye. Birumvikana. So niyo mpamvu rero umuntu wahura nawe, umwana wacu, umugabo, umugore, umukobwa wanjye, umukobwa wawe, mwigishe gukundana n'umuntu wongera agaciro mu buzima bwe, apana gutoragura. Kubera ko urabona ko niyo ugenda ugakundana n'umusore ukumarira amafaranga kuri wowe mukobwa, uko barahari ndabazi, umukobwa akavuga ati boyfriend wanjye ari kuntwarira imodoka, we nta pema agira, baramufunga, bagira gute, uracyakora iki kuri we? Ndamukunda, great. Ubwo rero nta bintu bibiri bigendana. Niba adaguteza imbere mu byo ukora, ubwo nyine wemere gukena, kuko urumva ko agukenesha. Same thing with the guy. Niba umukobwa mukundana atari kuguteza imbere mu byo ukora, ubwo nyine ari kugenda muri opposite direction, sinzi impamvu mugendana. Kuko niba mwagombye kugendana gutya imbere, mutezanya imbere, rero na misiyo zanyu zagombye kuba zimwe, na goals zanyu zagombye kuba zimwe. Ntabwo ari I support you honey, ibyo uri gukora ndabyemera, ariko yarangiza ati ariko nkeneye rwose ibi n'ibi. It's okay. Ariko za misiyo, za goals twavuze zibaze. Hey, ngewe ni investisi 7,000 buri mwaka, ndashaka ko nawe investisi 7,000 mu mushahara wawe, ni 14 bya rough iron kuri buri muntu. Bizatuma mugera kuri za goals zanyu hakiri kare kandi musaze neza. Okay, so ubwo ngubwo ndumva icyo kintu nyitinzeho, ariko nagira ngo ngi stressing out. Okay, so kuri bano bantu banjye rero, bashobora kuba twarageze hano dushaje nkanjye, dukore side hustle. Urumva, shaka akazi ku ruhande kunganira akazi uko ufite uyu munsi. Kuba twaraje hano tuvuye muri Afurika tugasubira mu mashuri tukiga, tukaba dufite akazi keza, dushobora kuba twarakererewe. Kuko niba uyu munsi mfite imyaka 40, nsigaje imyaka 20 yo gukora, wibuke ko imibare ndi kuyibara mpereye ku myaka 30, so ndi inyuma y'imyaka 10. Iyo myaka 10 nkeneye gukacinga up, kuko ntago bizasaba igihe guhita ubona yuko nagize imyaka 50. Nta gihe mfite ejo bundi nkafite 50, ubundi nkahita ninjira mu mubare w'abantu bagomba gukora icyo bita gukacinga up, to catch up muri retirement contribution, babyita catch up age, 50 years and older. Okay, ntago rero twagombye kujya muri iyo kategori, twaragize amahirwe yo kumva message nk'iyi. Rero uyu munsi niba ufite imyaka 55,
ukaba ufite amahirwe yo kuinvestisa bya bihumbi umunani muri rough IRA yawe, na ukaba ufite na unlimited cap n'uburyo buri unlimited bwo gukeya account ziri individual, ziri after tax money. Wagombye kuba uyu munsi greedy ugatangira gufokasinga kuri ibyo bintu. Amafaranga yo muri banki ni make cyane ku muntu ufite imyaka 50 uyu munsi, ni make, ni ubusa. So washaka akazi ukajya ukora ku mama, ugakora sitting, wajya muri Uber, wajya muri izindi se n'izi, wakora cours du soir, wakora hari utuntu twinshi cyane twa side gigs ushobora gukora ugakacinga. Nta gisebo kirimo iyo ufite objective, kubera yuko nta mbaraga uzaba ufite ejo bundi. Kereka uje ukambwira uti iyi niyo mibare nakoze, aha niho hantu hanjye nzakura amafaranga. Remember abantu ndi kubwira, ntabwo ndi kubwira abantu bafite business bafite amafaranga, ndi kubwira abantu dukorera abandi, abantu bakorera abandi, bategereza paycheck bayihawe nabo bantu, babagaburira, bashyirira ibiryo ku isahane buri byumweru bibiri, buri kwezi. Dore warakoze uku kwezi ngaha kiragenda ujya kugura umuceri wo kurya. Abantu bafite shebuja ubagaburira ariko bari hejuru y'imyaka 50. Kereka nuzi ukambwira uti Ben, ibyo uri kumbwira ndabyumva, nawe ubwo ntafite igihe, nzafata dukeya mfite muri banki mpite nisubirira iwacu muri Afurika. Ariko Afurika nayo iri gutera imbere, uzasanga inzu yaho itakiri affordable nk'uko wayisize. Mu myaka 10 iri imbere ibintu biri very scary. Urebye ibiciro by'inzu uyu munsi naho duturuka muri Afurika, it's crazy. Ugomba rero gukora byinshi, ugasevinga byinshi, ukarya ntiwiyime, ariko ntunarenze urugero. Aho ni handi haziramo budget, ugakeya depense udashobora kurenza, ubundi ugaguma munsi ya depense zawe. Muribuka mbabwira 50 30 20? Yes, hari aho 30 itazaba applicable, ibintu byose bikaguma muri 50 gusa. Hari aho hazaba ari 50 80 no 50 50 akajya muri depense z'urugo, 50 agahita ajya muri retirement. So niba utarabonye iyo video, please uyirebe muhariya. Yitwa rule ya 50 30 20 muri video nakoze. Okay, so ntago nagutindira rero, ugomba gukora ku buryo ushaka akazi ko ku ruhande. Kariya kazi kazahindura ubuzima bwawe mu buryo utazi, ariko amafaranga azavamo ntago ari amafaranga yo kohereza, ntago ari amafaranga yo gutura icya 10, ntago ari amafaranga. Nuko ugomba kugira objective ko amafaranga nayunganira amafaranga ninjiza mu rugo. Ariko mbabarira ku bantu dukunda gusenga, nubwo mbakoze making fun of you, but donc ntago ari amafaranga yo gukora ibintu bidateganijwe. Ugomba kuyiha objective, sino ntago wabona resulta, wajya utaha unaniwe, ntusinzire, ukongera ukibona mu bukene ukiri gukora bya bindi. Icya gatatu, amafaranga ushyiramo hariya ugomba kuyibagirwa. Hari abantu njya nkorera investisoma, bugacya akambwira ati Ben, ati ibintu byanze wana. Siritu abantu bakiri very young, abantu bakiri abajene, ngo ibintu byanze. Se byanze bite ko twakoze plan tukayishyira ku murongo? Hari noneho n'abatambwira, nkajya kubona nkabona notification, noneho yabona adabashije gukomeza gukora contribution ko wenda, cyangwa se agahindura banki, yahindura banki ko yabisetsinze automatiquement, yahindura banki bakabihagarika, akampamagara ngo investment yanjye ngo ko yanze. Nkahita mwereka nti dore warabikoze gutya, ukora n'ibi ngibi, ngo mugero mfashe. Mfata umwanya uhagije wo kwigisha umuntu importance z'ibi bintu, ku buryo ncika intege yuko ntago ari benshi, ngira ngo ni nk'umwe cyangwa babiri, ariko icyo isomo byanyigishije yuko iyo uyakozejemo agatoki amafaranga agakozamo agatoki, kubera yuko wumvise ko ari ayawe, wumva ko wayakoresha icyo ushaka, ukabona ari gukura yihuta, haratekereza akavuga ngo burya amafaranga agenda yunguka, ngo nzongera ngaruke ngo nshyiremo. Reka tuvuge uwo yatangire ku 1000, akabona mu mwaka umwe abaye 3000, mu myaka 2 abaye 3000, ahita tubutanzaza ashyiremo 3000, akibagirwa yuko
za dividends na za compound interest aba aluzinze valeur yazo. Kuza ugahita ushyiramo bitatu daze ntabwo bivuze yuko uguze uba ukacinza yes, ariko ntabwo wowe discipline, kuko n'ubundi naba bitanu zongera uziyavanemo. None se namara kugera ku icumi ukabivanamo, ntabwo buri gusevinga purpose, ntabwo uzagera ku ntego wiyemeje. Okay, so yashyiremo ayo mafaranga muri investissement, uyalokinge uyibagirwe, ahubwo uyongerere aho ayandi. Okay, so ndumva ari ibyo ngibyo navuga. Icyanyuma hari uburyo batubwira nanone ngo ni nacyo nshaka gusorezaho, ibintu byo gukunda akazi ngo kariya ntabwo ngakunda. Iga gukunda akazi kaguhemba, kuko niko kagutunze. Kuko ushobora gukunda akazi ushobora gukunda akazi utabanje kureba niba kazagutunga, ukaguma mu mbata y'ubukene n'amaganya wibwira ngo ufite akazi. Ndaguha urugero. Iyo tugiye muri kaminuza hariya hirya ukajya kureba amasection, ukajya kureba abantu biga muri majors runaka, wasangaga abantu biga nursing, ibintu by'ubuforomo, ni benshi. Abagabo bari bakeya muri izo section. Abantu biga engineer babaga ari abantu bakeya. Les Americains bo babaga ari mbarwa, abandi usanga ari abanyamahanga n'abahinde n'abantu bava muri Middle East. Great. Ariko ugasanga muri za musique, muri za art, ese wamaze kuki uri kwiga art ngo ndayikunda? None ukareba se umwenda ufite w'ishuri nangahe, ugasanga ntawe utaniye no uri kwiga nursing. Ese uri kwiga iki? Psychology bizagenda bite? Ngo nzagenda nshaka akazi ngo ugasanga nta idea. So icyo mbona rero ni ukushaka uburyo twiga ibintu biduha amafaranga, noneho tukiga kubikunda. Wenda wanchallenge ukavuga uti no byakunanira, ikintu cyose kirigwa, kiba gifite utundi dushami ku ruhande ushobora kwiga, urumva? So rero mwababyeyi mwe, ndagira ngo mbabwire yuko ari umuntu uri hano yarize, ari umuntu uri hano atarize, ari umuntu uri hano afite akazi keza, ari ufite akazi yumva katari keza, akazi kose ni kamwe. Difference ni imwe. Difference ni uko umwe atwara paycheck nini, undi agatwara paycheck ntoya. Ariko umuntu ufite paycheck nini nawe aba afite depense nyinshi. Okay, umuntu ufite paycheck ntoya arimenya, yari umuhanga, auzi icyo atekereza, agatungwa na bikeya. Ndaguha urugero rworoshye. Njyewe nafuma nkorera amadolari 100 nkaryamo 50 ngasevinga 50, kuruta uko nakorera 500 nkaryamo 490 ngasigaza 10. Hanze twaba tugaragara nkaho ugiye mpembwa 500, wowe uhembwa 100, ariko mu mufuka byaba bigaragara ko mfite 50, wowe ufite 10. So ikibazo kikaba ngo ninde ukize muri bantu babiri? Ninde nuhembwa 500 cyangwa nuhembwa 100? Iyo ni ikibazo ugomba kwibaza mu mutwe kandi ukanakisubiza. Okay, so nahera hehe rero mbabwira nti nihe dutangirira? Aho mutangirira n'uyu munsi. You have to invest today. Ibyo kandi bigomba kugendana n'iki? Na za life insurance twirirwa tuvuga, kubera ko igihe utagejeje kuri ya myaka ugapfa prematurely, then ya assurance igomba gusteping in, igafata umuryango wawe, ikawubwira iti umugabo wawe, umugore wawe, papa mama bari ku ntego kugira ngo bazaritaringe free, independent, babe financially free, ariko ntibabashije kubigeraho. Umugabo ntabashe kubigeraho, umugore ntabashe kubigeraho. Ngaya amafaranga, nubwo tutamuzura sheke ngiyi, yari afite assurance. Ari naho nkwerekera yuko please umuntu akora igihe kiri determine, aba afite igihe kiri determine, akagira igihe gihagarika gukora. Iyo umuntu yahagaritse gukora ntago agira amafaranga yo gutanga muri life insurance. Niyo mpamvu udakeneye whole life insurance, niyo mpamvu udakeneye variable insurance, niyo mpamvu udakeneye UIL insurance. Kuko numara kurekera gukora udafite n'amafaranga, zizagutwara amafaranga, bakubwire bati ntushoboye ku affording assurance yawe, yisurrending, then you will surrender your insurance. Iyo ukeneye kugura term today ihuye n'igihe ufite cyo gukora,
wapfa utaragera kuri retirement, hanyuma assurance ikabasha kugufasha, ariko waritaringa ukanaritaringa ufite amafaranga yawe. Ku bantu bafite amamiliyoni bo great, whole life ni izabo, kuko barayafite already, universal ni izabo, kubera ko bafite amamiliyoni bashobora kugira gute ku investing against index, kandi bafite amafaranga yo kwishyura ko zirahenda cyane buri kwezi. Ariko kuri wowe young person, 30 years old, 40 years old, 45 years old, please please please, ni wowe ndi kubwira, uracyafite umwanya wo kubaka imyaka yawe 30, 20, 15 imbere yawe hazaza. Ntubashe kwemera kuba ufite imyaka 50 uri kurwana no gukontribuwa catch up contribution ya IRS, ngo ujye no gutanga thousands of dollars muri assurance ngo kugira ngo ugure ngo $1 million ya contract ya $1 million for the rest of your life. Please, you need to wake up. Please. Murakoze nakagaruka.